Hi guys, this is JD family. Yes, this is JD family. Ariko nkuko mubibona ngewe ndi hano ndi Jose, as you see. Ariko Diodone ari behind the camera. So turi kumwe, ariko nkuko mubizi ikiganiro cyacu dufasha abashakanye kugira ngo bafashanye nk'umugore n'umugabo. Ariko uyu munsi turi ahantu bita kuri Rabagirana Training Center. Habereye amahugurwa yo bayita TLT, Timothy Leadership Training, na mahugurwa ajyanye no gufasha amakouple cyangwa umuntu kuba igisonga cyiza. Ariko ubu ngubu turi kuri module ya kabiri ivuga ngo kuva mu bubi ujya mu bwiza, ihohoterwa ribera mu ngo. Ariko ubu ngubu turi kumwe n'umumama mwiza cyane. Mbere yuko tumwakira reka tubanze dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana nziza, Imana ishobora byose. Tukweretse ikiganiro tugiye gukora, Mana ntibibe uko tubishaka ahubwo bibe uko ushaka. Turasabye ibyo tuvugira hano bibe Mana ibiguhesha icyubahiro, Mana kandi bifashe benshi bazabyumva. Dusabye twizeye ko izina ryogera. Amina. Ya, nkuko mubibona turi kumwe n'umumama mwiza cyane, yambaye neza, nawe yaje muri aya mahugurwa. Reka twibwire and then turakomeza n'ikiganiro. Murakoze. Nitwa Donasienne Mukamwega. Mu buzima busanzwe nkora imirimo myinshi, ariko cyane umurimo w'ivugabutumwa niwo nkunze kuba ndimo. Ari igihe kwa amahugurwa nayo ajyanye n'umurimo w'Imana, niyo mpamvu nyine nabashije kuyitabira. Rero mu buzima busanzwe nkunze gukora umurimo wo guhugura abantu, n'ubundi muri Rabagirana Training Center, n'undi baduhuguriye umurimo w'isanamitima. Ndi n'umutiyoF mu karere ka Kicukiro, nkaba no muri komite, abandi no muri komite nyobozi ya Rabagirana Ministries ku rwego rw'akarere ka Kicukiro, n'ubundi ndi umujyanama. Ese Donasienne, waba warashatse cyangwa watubwira niba warashatse? Ndubatse, ndi umugore w'umugabo, dufitanye abana 6, ndetse mfite n'abuzukuru 2. Okay, urakoze cyane. Tugiye kuri topic yacu. Twumvishe ko umugore n'umugabo hari ukuntu batubwira ngo turi umwe, ngo umugabo n'umugore ni umuntu umwe. Ese ibyo bintu bihora byemera cyangwa wabivugaho iki? Kuko watubwiye ko ukijijwe, wenda bitubwiyeho naho byanditse ngo umugore n'umugabo ni umwe gute, kandi tuzi ko umugabo n'umugabo n'umugore n'umugore. Rero watubwiraho ukuntu umugabo n'umugore ari umuntu umwe? Murakoze. Umugabo n'umugore ni umuntu umwe kuko tubisoma mu ijambo ry'Imana. Ni umuntu umwe, niko Imana yabaremye, niko ijambo ry'Imana rivuga tugiye gusoma, kandi bafite uburenganzira bungana imbere y'Imana. Imbere y'Imana umugabo n'umugore ni umuntu umwe. Ubundi uretse ibigendanye n'imico ya Kinyafurika cyane, niko navuga, mu mico myinshi y'ibihugu bitandukanye, amoko atandukanye, imigabane itandukanye, kenshi cyane hakunze kuba hikandamizwa, bikaba biri mu muco bakunze kuvuga ko umugabo ari hejuru y'umugore. Ariko ntabwo ariko tubibona tunyuze mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo ribisobanura neza ko umugabo n'umugore Imana yabaremye nk'abantu banganya ubushobozi. Ariko kubera isoko, ingaruka z'icyaha cyabaye hagati y'abakurambere bacu Adamu na Eva, isoko y'icyaha niyo yatumye habaho akantu gatoya ko kuba umugabo yabasha gutwara umugore. Ariko ibyo byaturutse muri punishment, byaturutse mu bihano, mu kuba Imana yarifashe indi myanzuro. Ariko ubundi dusomye mu gitabo cy'Itangiriro, atubasome twumve Itangiriro, igitabo cya mbere cya Mose cy'Itangiriro, igice cya mbere 26, aravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, atwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikuruka hasi cyose. 27 ibivuga neza ngo Imana irema umuntu agira ishusho yayo, afite ishusho y'Imana, niko yamuremye. Ntabwo umugabo n'umugore niko yabaremye. Nuvuga ngo Imana yabaremye, Imana irema umugabo n'umugore yabaremye kuri nivo imwe.
kuri level imwe. Niyo mpamvu bavuga ngo batware. Ntabwo Imana yavuze ngo Adamu natware na Eva zamukurikira. Urabona ko yavuze ngo zamukurikira. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho yayo niko Imana yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha, yabahereye hamwe umugisha. Ni ukuvuga ko yabahaye umugisha kuri Eva. Irababwira iti mwororoke mugwire mwuzuye isi, mwimenyereze ibirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibindi byose. Rero tutagiye kure muri iri jambo, biragaragara ko Imana irema umugabo n'umugore yari yabaremanye capacity ingana. Ariko kubw'isoko y'ingaruka y'icyaha niho byaje guhindukaho gatoya. Okay. So baze nuko twese ari umugore ari n'umugabo bari umuntu umwe batwara, bari bafite ubutware. Nukuvuga ngo ubutware ni ugukora imirimo ibyo umugabo yakora nayo n'umugore yagikora. Mwakoze cyane rero Donasienne kuduha aya makuru meza y'uko umugabo n'umugore ari umuntu umwe, kandi Imana yabaremye mu ishusho imwe, mu bushobozi bungana, kandi yabaremye kugira ngo bayobore barulinge. Iyo ni foundation Imana yashyizeho. Ariko turaza kujya kubaza amakuru atandukanye, tubaze mbese bimeze gute muri izo nshingano, kuko hari ahantu bigeraho imico igatandukana sasa, kuko hari ahantu batabyumva kimwe ko umugore n'umugabo atari umuntu umwe. Ariko turakomeza tugende dukore research turebe ku nayandi bakwigisha. Yes, rero mwakoze cyane. Thank you very much. Guys, as you see turi kumwe n'umupapa mwiza cyane, turagira ngo tumwakire atwibwire noneho dukomezanye ikiganiro cyacu. Urakoze cyane. Kunyita umugabo mwiza nabyo biba bikenewe, ni gake yenda rimwe na rimwe abantu babwirwa ko ari beza cyangwa babwiwe ko ari beza. Ndishimye kumbuye ko ndi mwiza. Haleluya, amina. Nitwa Eugene Twagirimana, ndi umugabo, umudamu, n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Ndashima Imana, ndishimiye kuba ndi mu mugambi w'Imana w'umuryango. So Eshe, utubwiye ko ufite umudamu n'abana, kandi hari ikintu twize uyu munsi mu nyigisho turi kwiga za Timothy Leadership Training kuri module ya 2, batubwira ko hari akantu ntumvishe neza ko umugore n'umugabo, ngo ubundi umugore agira inshingano ze mu rugo bisanzwe, cyangwa umugabo akagira inshingano. Ese umugore ni izihe nshingano umugore aba afite mu rugo cyangwa umugabo yaba afite kugira ngo buzuzanye cyangwa habe umutekano mwiza cyangwa ntihabe ihohoterwa mu rugo? Hari uburyo butandukanye bwo kubaka urugo. Buri rugo ruba rufite uko rubaho, ruri unique, kuko hari abantu babanye bijyana n'imiterere, uko abantu bateye, uko babaho. Ariko hari ibiri rusange wavuga ko biri common. Warumbaje uti imirimo y'abagore, imirimo, inshingano z'umugore ni izihe, inshingano z'umugabo ni izihe? Inshingano, ijambo ry'Imana riri clear, ntabwo rica ku ruhande. Abagabo dutegetswe, dusabwa kandi tukaba dutegetswe gukunda abagore bacu. Abagore nabo basabwa kandi bategetswe kugandukira abagabo babo. Rero ibyo ntabwo navuga ngo hari inshingano runaka z'umugore zigenewe umugore cyangwa inshingano runaka zigenewe umugabo. Icyakora hari imico itandukanye igenda ibisepara, ikavuga ngo umugabo agomba gukora ibi, iyi ni imirimo y'abagore, iyi ni imirimo y'abagabo. Ariko mu buryo bw'ijambo ry'Imana ntekereza ko turuzuzanya, kuko hari ibyo mu rugo ibyo umugore yakora. Ikintu numva ntashoboye yenda nk'umugabo ni ugutwita, icyo ntabwo ngishoboye, ko njye nshoboye gutera inda, nawe ntabwo ashoboye gutera inda, ahubwo ashoboye gutwita. Ibyo byo ntabwo mbishoboye, ntacyo namufasha, nawe ntacyo yamfasha, mu buryo nyine n'ukunganirana. Imirimo rero yo kuvuga ngo mu rugo ngo bamwe bakora ibi abandi bakora ibi, biterwa n'uko abantu barezwe.
hari abarezwe batozwa babona ababyeyi babo bafashanya bunganirana ntawe ugira imirimo ye, ku buryo yayindi bamwe mu mico itandukanye bita ko ari iy'abagore usanga umugabo yenda yaratorejwe mu rugo rumutoza gukora iyo mirimo kuko nawe ayishoboye. Rero kuri njyewe numva nta mirimo mu rugo, nta mirimo y'umugore ihari, nta n'imirimo y'umugabo ihari, ahubwo kubiganiraho buri wese bakunganirana nicyo gikenewe. Umugore aramutse adahari nakora ya mirimo imwe muri ya mico bavuga ngo barateka niyo yaba hari, kandi nabwo nshobora kumufasha mu gihe nta bindi mugiyemo. Njye rero numva ari ukuzuzanya kuruta uko uvuga ngo uyu arakora ibi n'aba adahari ntibizakora. uvuze ikintu cyiza. Ese ko hari nk'abagabo bava ku kazi wenda bakoze ibintu byinshi bagasanga wenda tuvuge ni umupasiteri cyangwa ni umuntu ukomeye, bakazana wajya kumwegera kumubwira ngo mugabo ngo se waje ukamfasha mu gikoni, mu izina rya Yesu nyine agakoresha ibintu mbese byo kuvuga ngo akumva igikoni ntiyakikoza. Si uko wenda twavuze ko ari imico, ariko kumva ntiyakwikoza igikoni kandi mwese murananiwe, ariko akumva nyine ntabwo yafasha umudamu we mu rugo yitwaje ko ari umuyobozi cyangwa yitwaje ko mbese ari shefu, ari kingi mu rugo, kubera wa murongo uvuga ngo umutware nyine ni umutware w'urugo, nta umugore nyine ni hirya mu gikoni. Ibyo ngibyo babivuga hirya. Njyewe ntekereza ko bijyana n'uko umuntu yatojwe n'ibyo yaboneye iwabo, uko yabonye bikorwa cyangwa ibyo yigishijwe. Hari abigishwa neza, hari n'abigishwa nabi. Rero njye mbona umuntu ashobora kwanga kubikora kubera ko kananiwe, kubera ko kananiwe. Umugore we nawe yenda akaba ananiwe, yenda ntibabaganire kuri ubwo buryo bananiwe ngo basangire imirimo, bagabane imirimo, niba ariko navuga bayijyanemo, cyangwa se bagabane imirimo kugira ngo hatagira ivunika mu rukundo. Icyo ngicyo rero ni ikintu kimwe kijya kibura. Hakabaho kwikunda, cyane cyane abagabo hari abikunda ku buryo yumva ko nyine umugore yavunika wenyine, umugabo yibereye muri salo ari kureba televiziyo n'ibindi. Ariko hari igihe koko bidushyikira kubera ko twakuriye muri uwo muco, ariko ntiba bivuze ko ariko kuri nk'iyo tubikoze. Nanjye hari igihe bimbaho nkataha naniwe, n'urugero nkibuka ko na madamu guhera mu gitondo kugeza nimugoroba atari yicaye, yari ari gukora, noneho nahagera nananiwe ngasanga ari mu kazi, n'urugero, ariko nkibuka ko nawe yavunitse. Yenda nshobora kumufasha umwana, n'urugero, agateka. Nshobora kumufasha umwana agateka. Hariho n'uwo noneho ushobora kugutereka ngo ufate umwana uteke, cyangwa reka ukomeze ufate umwana nteke. Kubera ya mico, hari n'abagore nabo bavuga bati oya, reka mfashe umwana, ngize imana uramfasha umwana, ngewe nteke kuko ni ngewe guteka bibereye, ni ngewe bijyanye ko nawe hari ibindi wakoze, yenda nawe aba yahaye agaciro. Rero njye ntekereza ko uburyo bwose butekerezwa bujyanye no kubibonera mu kuvuga ngo ni ukuvunishanya. Kuvunishanya si byiza, mukeneye kubiganiraho, ukamenya ko umugore wawe nawe yiriwe akora, n'umugabo nawe ntiwitwaze ko wakoze, n'umugore wawe yakoraga. N'abagore nabo nuko ntibarebe, ariko yaba yananiwe koko. Hari igihe umuntu ananirwa ku rwego ushobora kubibona, ku buryo bitari ngombwa kujya kumusaba ibirenze, ahubwo yenda ukaba ushobora kumubaza amakuru y'umunsi utegeye kumubwira ngo ngwino ukora ibi ngibi, ngwino ukora ibi ngibi. Akaba icyo akeneye, ko abagabo abahanga bavuga ko tugira amagambo ibihumbi yenda nka 20. Noneho hari igihe twirirwa mu kazi kadusaba kuvuga amagambo yose tukayamara, tukagera mu rugo dusigaje nk'amagambo 5 yonyine ariyo dusigaje kuvuga. Noneho wayavuga akaba arashize. Ubwo noneho ugahita unanirwa, ugahita ujya kwiryamira. Bamwe bataha baryama, abandi bagataha bumva radiyo cyangwa televiziyo kugira ngo baruhuke mu mutwe bongere bacagire. Rero umugore adashobora kubibona nabyo bitera amakimbirane, kubera ko umugabo ashobora gutekereza ko umugore yirengagiza ko afite imvune. Ariko n'abagabo natwe dukeneye kumenya ko nubwo twavunika dukeneye gusevinga imbaraga
zo kujyana mu muryango kugira ngo dushyigikirane. murakoze cyane kuko ibintu numvishemo mostly ni byinshi ariko bibiri nibyo mfashe cyane. Icya mbere hakenewe communication. Niba ibyo bintu byose nta communication yabaye, habaho ibintu byo kutamenya. Iyo umuntu abaye mu kintu wenda ku buryo bisobanuye neza, habagomba kubaho communication. Ikindi hakabaho kutikunda. Rero murakoze cyane kubw'ibyo. Ikindi ni uko bigenda bikafekita ubuzima bw'umuryango. Yenda hari kimwe abantu bajya bakunda kugarukaho bakavuga ngo iyo igitanda kitanyeganyeze. Iyo igitanda kitanyeganyeze amakimbirane aratangira. Iyo igitanda kitanyeganyeze amakimbirane aratangira. Rero ibyo byose by'umunaniro no kwitwaza, waba umugabo waba umugore utanyeganyeje igitanda, ibyo wakuba wakoze byose uba waruhiriza cyane. Rero dukeneye no gusevinga imbaraga ku buryo niyo wajya mu kazi ariko utekereza ko ari imbaraga zinyeganyeza igitanda zikenewe, kuko iyo kitanyeganyeze niyo mwaba mufite byose, mufite amamodoka, mufite aho mutuye, mufite ibya mirenge, igitanda kitanyeganyeza amakimbirane aratangira. Kandi kukinyeganyeza bisaba nyine energy, bisaba imbaraga, bisaba gutigisa, bisaba ibintu byinshi ku buryo umugabo abifitemo uruhare mu kuvugisha icyo gitanda, n'umugore nawe abifitemo uruhare runini cyane kugira ngo igitanda gikake. Ubwo rero rwose imbaraga zirakenewe, tujye tugenda dukore ariko dusevinge n'imbaraga zo kunyeganyeza igitanda. Murakoze, murakarama. Murakoze cyane Eugene.